Yakobo igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Yakobo imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo ndabandikiye, mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye ndabatashya. Bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Mwene data w'umukene yishimire yuko afite isumbwe, naho umutunzi yishimire yuko acishijwe bugufi, kuko azashiraho nk'uburabyo bw'ibyatsi. Kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ibyatsi, uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Murongo wa 19 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Ubwo bimeze bityo, mwiyambure imyanda yose y'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo. Atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uwuyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Yakobo ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo kurobanura ku butoni bigayitse. Bene data kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ntikube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicare aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti weho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye.
Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye, mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye? Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranije abakene b'iby'isi ngo babe ari bo baba abatunzi mu byo kwizera, baragwe ubwami yasezeranije abayikunda? Ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene, mbese ye abatunzi si bo babatwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko? Si bo batuka rya zina ryiza mwitirirwa? Nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacumuye. Umurongo wa 10, umutwe w'amagambo uravuga ngo amategeko agomba kumvirwa ku maramaje. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuyeho yose. Kuko uwavuze ati ntugasambane ari we wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Umurongo wa 14, umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Kwizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Maraya uwo Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Yakobo ibice 3, dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo ururimi rutagengwa rwuzuye ubusagwe bwica. Bene data ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba abigisha. Muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi.
ururimi rwashizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimira Umwami Data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene Data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene Data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Umurongo wa 13, umutwe w'amagambo aravuga ngo ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si ubwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Umurongo wa 18, umutwe w'amagambo aravuga ngo intandaro z'intambara n'amahane yose, kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Yakobo ibice 4, dusome dore ku murongo wa 1. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi, birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana, nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani, nawe azabahunga. Mwegere Imana, nayo izabegera. Yemwe banyabyaha, nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Bene Data, ntimugasebanye. Usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza, abasebya amategeko, kandi niyo aba aciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza, ntuba uyashohoje, ahubwo uba ubaye umucamanza. Utegeka agaca imanza ni imwe yonyine, ariyo ibasha gukiza no kurimbura. Ariko wowe urinde ucira mugenzi wawe urubanza. Nimwumve yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu. Nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto, kigaherako kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga ni ibi, ngo Umwami Imana nibishaka tuzarama,
kandi tuzakora dutya na dutya, ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato yose ni mibi, nuko uzi gukora neza ntabikore, bimubereye icyaha. Yakobo ibice 5 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu burabuze, n'imyenda yanyu iriwe n'ingenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka, dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu. Ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi umuborogo w'abo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Mwadamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka muramwica atabarwanya. Murongo wa 7 umutwe w'amagambo uravuga ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvire ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Ariko bene data, ikiruta byose ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya, kugira ngo mudacirwaho iteka. Mbese muri mwe hariho ubabaye? Nasenge. Hariho unezerewe? Naririmbire Imana. Muri mwe hariho urwaye? Natumire abakuru b'itorero bamusabire, bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri, undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi.